ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyangwa Rwanda Government Board mu magambo arambuye, cyasohoye amategeko mashya avuguruye agomba kugenga imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa se insengero muri rusange. Ni muri urwo rwego rero abakunzi bakurikiye ijambo nyaryo, abakoze subscribe mukomeze mukore comments, share na like, abatarakora subscribe mukomeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari w'ijambo nyaryo TV. Reka dutangire no ku itegeko rya mbere dusoma twumve amategeko mashya avuguruye agiye kugenga insengero cyangwa imiryango ishingiye ku myemerere muri rusange. Itegeko rya mbere, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu gihugu cyategetse insengero zose kongera kwiyandikisha mu rwego rwo kugira ngo zibone ubuzima gatozi. Ni muri urwo rwego bashyizeho amafaranga agomba kwiyandikishwa, agomba gutangwa kuri buri kigo gishingiye ku myemerere cyangwa se kuri buri rusengero. Hashyizweho ko buri icyo kigo mu kwiyandikisha kizajya gitanga amafaranga miliyoni 2 adasubizwa mu rwego rwo kugira ngo icyo kigo gihabwe ubuzima gatozi. Iryo yandikishwa ry'izo nsengero cyangwa ry'ibyo bigo bishingiye ku myemerere rizajya ribera ku buyobozi bw'akarere urusengero ruherereyemo. Ni ukuvuga ngo urusengero ruzajya rwiyandikisha ku buyobozi bw'akarere ruherereyemo, rutange miliyoni 2 zidasubizwa zo kugira ngo ruhabwe icyemezo cy'ubuzima gatozi. Iryo ni itegeko rya mbere ryashyizweho. Dukomeze n'itegeko rya kabiri. Itegeko rya kabiri, ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB cyategetse abayobozi b'ibigo bishingiye ku myemerere cyangwa se abayobozi b'insengero guhera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma n'inshingano bagiye bafite, kuba byibura bagomba kuba bafite impamyabushobozi yerekana ko bize teoloji. Ikindi ko iyo teoloji bayize byibura bitabiriye amahugurwa byibura amasaha 1200, bityo kugira ngo hamenyekane ko ubuyobozi bugiye kuyobora ibi bigo by'imyemerere bubifitiye ubushobozi kandi bubifitiye ubumenyi. Ariyo mpamvu rero buri muyobozi guhera ku wo hasi kugeza ku mukuru n'inshingano zabo bagomba kuba baritabiriye amahugurwa byibura amasaha 1200, ubundi bakemererwa kuba bayobora itorero. Iryo ni itegeko rya kabiri ryasohowe n'ikigo gishinzwe imiyoborere Rwanda Government Board. Dukomeze no ku itegeko rya gatatu ryasohowe n'ikigo gishinzwe imiyoborere. Itegeko rya gatatu rigomba kugenga ibigo bishingiye ku myemerere cyangwa se insengero muri rusange, nuko buri rusengero ruzajya rwiyandikisha
ku buyobozi bw'akarere ruherereyemo buzajya butanga icyo bita social development action plans. Bisobanuye ko ruzajya rwerekana plani yo kuba ibikorwa rugiye kujya rukora muri sosiyete bizagirira iterambere abaturage muri rusange ndetse bikanongera imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Ni muri urwo rwego rero ikigo cyangwa umuryango ushingiye ku myemerere uzajya ujya kwiyandikisha bazajya bawusaba icyo bita social development action plan. Ni plani y'iterambere bafitiye abo bagiye kuyobora muri rusange mu rwego rwo kugira ngo hakomeze kubungwabungwa imibereho myiza y'abaturage n'iterambere muri rusange. Iryo ni itegeko rya 3 ryashyizweho. Reka dukomeze n'itegeko rya 4. Itegeko rya 4 nk'uko byasohowe n'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, ryasohotse ritegeka abayobozi b'amatorero cyangwa abayobozi b'ibigo bishingiye ku myemerere ko amaturo n'ibya cumi bigomba kujya binyura kuri banki. Ni ukuvuga ngo amaturo n'ibya cumi bigomba kujya binyura kuri banki izwi runaka. Ikindi, insengero zigomba kujya zibitsa amaturo kuri banki mu rwego rwo gukomeza kubungabunga imikoreshereze y'amafaranga muri rusange, mu rwego rwo gukomeza kubungabunga no kugenzura neza amafaranga y'ibigo bishingiye ku myemerere mu Rwanda. Abayobozi b'amatorero bagomba kujya banyuza amaturo kuri banki. Ni muri urwo rwego rero ikigo gishinzwe ubuyobozi imiyoborere Rwanda Government Board cyasohoye ko hazajya hashyirwaho banki imwe yanyurwaho amaturo n'ibya cumi byose by'insengero kugira ngo hakomeze habungabungwe amafaranga ava mu baturage yerekeza mu nsengero. Reka dukomeze n'itegeko rya 5. Itegeko rya 5 ryasohowe n'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda rigomba kugenga imiryango ishingiye ku myemerere mu mwaka w'ibihumbi 2025. Riragira riti ni public disclosure of offerings. Ibi mu magambo makeya bishatse gusobanura ngo insengero zose cyangwa ibigo n'imiryango ishingiye ku myemerere bigomba kujya bitanga raporo y'amaturo yose byabonye, yaba mu materaniro, yaba mu ma events cyangwa mu birori bagiye bakora hirya no hino. Ayo maturo yose, iyo raporo bakayitanga ku buyobozi bw'akarere urusengero ruherereyemo. Ni ukuvuga ngo mu magambo makeya, ikusanywa ry'amaturo ku miryango ishingiye ku myemerere rizajya ritanga raporo ku buyobozi bw'akarere urusengero ruherereyemo kugira ngo babashe kumenya amafaranga yinjijwe mu bijyanye n'amaturo. Iri tegeko rizaba rigamije kumenya amafaranga atangwa mu baturage no kuyamanaginga neza. Ni ukuvuga ngo ni ugukoreshwa neza kw'amafaranga yatanzwe kuva mu baturage ajya ku miryango ishingiye ku myemerere. Dukomeze ku itegeko rya 6. Itegeko rya 6 ryasohowe n'ikigo cy'imiyoborere mu Rwanda RGB cyangwa Rwanda Government Board. Riravuga ko rishingiye ku byo ryavuze haruguru, hazajya hakorwa icyo bita ubugenzuzi bw'amafaranga cyangwa ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'amafaranga mu bigo bishingiye ku myemerere cyangwa se insengero. Ni muri urwo rwego ibigo bya leta bibishinzwe bifatanyije n'amategeko bizajya bikora igenzura
mu miryango ishingiye ku myemerere cyangwa se mu nsengero rizajya rikora igenzura ribyo tuzi nka audits, igenzura ry'imikoreshereze y'amafaranga muri izo nsengero. Iryo genzura rizajya rikorwa bizwi cyangwa bitazwi kuri izo nsengero cyangwa kuri iyo miryango ishingiye ku myemerere, mu rwego rwo gukomeza kubungabunga no kumenya neza ko amafaranga akoreshwa neza y'insengero yakirwa, no mu rwego rwo kumenya ko amategeko mashya avuguruwe yasohowe n'ikigo cy'imiyoborere mu Rwanda arimo arakurikizwa. Kuko hejuru mwumvishe ko twasomye ko amaturo yose azajya anyura kuri banki, azajya anyura kuri konte ya banki imwe runaka kugira ngo agenzurwe neza. Ni muri urwo rwego rero imiryango ishingiye ku myemerere izajya ishaka gukomeza kudeviya cyangwa kutubahiriza aya mabwiriza, wenda igaturisha nko ku yindi mirongo, nko ku yindi miyoboro, hazajya hakorwa igenzurwa n'ibigo bya leta. Iryo genzurwa kandi rizajya, igiteye ubwoba, rizajya rikorwa bizwi cyangwa bitazwi n'ibyo bigo bagiye gukora igenzura, bizwi cyangwa bitazwi n'insengero, mu rwego rwo gukomeza kumenya neza ko amafaranga ari gukoreshwa neza no kumenya neza ko amategeko mashya avuguruye ari gushyirwa mu bikorwa n'imiryango ishingiye ku myemerere muri rusange. Iryo ryari itegeko rya 6, Financial Audits by Regulatory Authorities. Ni audit izajya ikorwa na leta. Reka twikomereze n'itegeko rya 7. Iri tegeko rya 7 rero rishingiye ku itegeko rya mbere ho gatoya twagiye tuvuga ry'ukuntu urusengero cyangwa imiryango ishingiye ku myemerere igomba kongera kwiyandikisha cyangwa igomba kongera kwiyandikisha kugira ngo ihabwe nanone ubuzima gatozi buyemerera gukora muri rusange. Ni muri urwo rwego rero hasohowe ibigomba kugenderwaho, ibigomba kuba byujujwe n'iyi miryango ishingiye ku myemerere kugira ngo babashe kubona ubuzima gatozi cyangwa kugira ngo babashe kwemererwa gukora nk'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa nk'urusengero. Ibi bikurikira rero ni ibikubiye mu itegeko rya 7 bivuga ukuntu umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa se urusengero rugomba kwiyandikisha, rugomba kuba rwujuje ibi bisabwa ngiye gusoma. Ni ukuvuga ngo ni increase membership requirement for registration. Ibi ni ibisabwa kugira ngo urusengero cyangwa se umuryango ushingiye ku myemerere ubashe kubona ubuzima gatozi. Irya mbere, urusengero kugira ngo rubashe kuba ruzwi rubone ubuzima gatozi, icya mbere rugomba kuba rufite byibura amazina na sinya y'abantu bahasengera 1000. Ibi ni ukuvuga ngo ni church must gather at least 1,000 signature from members who provide valid national identification IDs. Ni ukuvuga ngo urusengero rurimo rurashaka ubuzima gatozi cyangwa kongera kwiyandikisha, icyo bita mandatory registration, rugomba kuba rufite byibura amazina y'abantu 1000 na sinyatire z'abantu 1000 ndetse na nimero z'irangamuntu zabo. Ni ukuvuga ngo iyi kubera ko ari imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa se ari insengero, ni ukuba rufite byibura abayoboke 1000, amazina yabo, sinya zabo ndetse na nimero z'irangamuntu zabo, mu rwego rwo kugira ngo urusengero cyangwa umuryango ushingiye ku myemerere ubashe kwemererwa gukora cyangwa ubashe kwemererwa kuba wajya hanze muri rusange. Ikigo gishinzwe imiyoborere cy'igihugu mu Rwanda RGB ni icyo kintu cya mbere cyasabye imiryango ishingiye ku myemerere kuba cyujuje mu rwego rwo kugira ngo bahabwe ubuzima gatozi. Dukomeze ku cya 2.
ikindi cya kabiri ni uko izi nsengero ibi bisabwa bivuzwe haruguru, aba bantu 1000, mbese iyi raporo izajya ihabwa ubuyobozi bw'akarere urusengero cyangwa umuryango ushingiye ku myemerere uherereyemo. Ni ukuvuga ngo nimba urusengero ruherereye mu karere ka Gasabo, iyi raporo n'irigenzurwa ndetse n'aya mategeko muri rusange avuguruye agiye kujya agenga imiryango ishingiye ku myemerere, azajya atangwa cyangwa azajya ahabwa raporo ku buyobozi bw'uturere. Ni ukuvuga ngo ni ku buyobozi bw'uturere agiye aherereyemo. Nimba urusengero ruri muri Gasabo, rugomba gutanga raporo muri Gasabo, niko bigomba kumera. Ni ukuvuga ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda cyavuze ko uru rwego rwo kongera kwiyandikisha muri rusange no gutanga ibi byose byavuzwe haruguru kugira ngo urusengero ruhabwe ubuzima gatozi ari ukugira ngo habashe gushyirwaho igipimo kizwi cy'insengero zihari, ikindi habashe gucibwa akajagari k'imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa akajagari k'insengero zitanditse cyangwa zidafite ubuzima gatozi ziherereye mu turere. Mu turere hagiye hagaragara ko haba harimo insengero zitazwi zitiyandikishije, zidafite ubuzima gatozi. Usibye gusa umuyobozi w'urusengero cyangwa w'umuryango ushingiye ku myemerere kubyuka agahita ashinga urusengero. Ni muri urwo rwego rero ikigo cy'imiyoborere cyasohoye amabwiriza n'amategeko mashyashya agomba kugenzura imiryango ishingiye ku myemerere kugira ngo hagenzurwe neza ko imiryango irimo irakora ibifitiye ubushobozi, ibifitiye ububasha, ikindi yujuje ibisabwa. Ayo yose rero yari amategeko n'amabwiriza mashyashya avuguruye yasohowe n'ikigo kibifitiye ubushobozi cyangwa se ikigo cy'imiyoborere mu Rwanda, Rwanda Government Board, agomba kugenga imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa se insengero muri rusange mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bakunzi bari bakurikiranye Ijambo Nyaryo TV, abatarakora subscribes mureba aho hasi mukande subscribes, comments, shares. Abakoze subscribe Imana ibaha umugisha, n'abatarayikora mukomeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubaka umuryango mugari w'Ijambo Nyaryo.